Inshuti bakunzi ba televiziyo Bumuntu Nation TV, reka twongere dutege amatwi umudogiteri nk'uko duhora tubazanira ibintu bishya, abantu bashya kandi udushya. Reka twumve uyu mudogiteri aho atubwira iby'inkuru ya COVID-19 n'ubuvumbuzi bwayo. Ihera amatwi wowe gusa, kanda subscribe ubundi ukomeze hirya kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu ziri ku Bumuntu Nation TV. Welcome. Nitwa Frederic Shomo, nkorera veritecovid.fr. Ndabaramukije mwese. Dore ukuri kose ku rukingo Nouvelle Ordre Mondiale ishaka kudutegeka twese. Ibyo mugiye kumva hano no kureba byose byakozweho ubushakashatsi bwimbitse bukozwe na Professeur Jean-Bernard Fortian afatanije kandi na Dr Christian Tarchaleur. Mushobora kandi kugenzura ibi byose mugiye kumva munyuze kuri iyi site yacu yiyanditse kuri ekara zanyu, aho muri busange amasite aya makuru yose yavuyeho. Turebere hamwe iyi patante nimero wa o 2020-0606006 ya Microsoft yashinzwe na Bill Gates. Iyi patante yatanzwe tariki 26 z'ukwa gatatu 2020, ikaba ibumbiye hamwe hafi ibihugu byose bigize uyu mubumbe. Reka turebere hamwe iki gishushanyo mbonera. Sisiteme y'ifaranga ryo mu bwoko bwa crypto rikoresha imikorere y'umubiri w'umuntu. Bisobanuye iki? Uwo muntu mubona ni wowe, ni njyewe uhageze mbere. Akazu ka sansoru n'amananopartikire ari mu rukingo. Wabigereranya na twa duce duto cyane cyangwa microchips zishyirwa munsi y'uruhu rw'imbwa cyangwa rw'ipusi yawe ngo nitaka rizaboneke. Aho bitandukaniye gusa nuko uzasangamo amamiliyoni menshi muri dozi imwe gusa. Nyuma yo kuzifata mu rukingo uzazigumana kugeza upfuye, ndetse na nyuma y'urupfu ntibishoboka kuzigukuramo. Naho se akazu ka user device ni iki? Ni telefone yawe. Iyo izajya ibasha guhana amakuru na za nanopartikire zitembera mu mitsi yawe. Birumvikana ko icyo gihe telefone yawe nayo izaba irimo ikorana na rezo nshya za interinete.